Hagataho reka mbyita itangazo umuvugizi wa RIB Dr Bimunangiratseri yatangaje yuko cyo bita ACE-mark cyangwa se ibirango byose bya ziranzoga baciye z'inkorano ngo ndavuga birabyuma by'umwihariko kuko nizo barimo kugenda bagarukaho cyane ziriya za United Gin ziriya za ni nyinshi cyane bagiye baca mwarazibonye. Yatangaje yuko ACE-mark cyangwa se ibirango bira bintu bigaragaza ziranzoga hari ahantu ugasanga wenda bira bipapuro bakoresha barimo kwamamaza amagambo aba baranditse ku mazu, amagambo baranditse ku mamodoka wenda bamamaza ibishushanyo by'amacupa cyatandukanye, ntago ibi ngibi byemewe mu gihugu babiciye. Ubwo mbese ahantu hose abari ACE-mark cyangwa se ikirango cya ziranzoga zose baciye aho bagomba kugisanga hose, uwo bazagisangana bagisanga ku nzu ye, bagisanga ku modoka ye, bagisanga kuri moto ye, bagisanga ku gikarito, niyo bagisanga ku itaka ugomba kubihanirwa. Ubwo iryo ni itangazo umuvugizi wa RIB Dr Bimunangiratseri yatangaje, ndetse anavuga yuko abantu bazigiraga gasi ntibabyumve. Hari abantu usanga bakavuga batoke ubwo zino nzoga baziciye reka ngiye profitiremo hanyuma ngire gute kugira ngo nereke abantu yuko ngiye nkizifite, agatafata wenda nka ACE-mark cyangwa se agatafata nka kira gipapuro bakoresha bamamaza akatagikubita ku nzu, hanyuma mara kugikubita ku nzu umuntu wese uje akageza baza hanyuma akagira gute akamakinywera. Inzego z'umutekano zagira zamubaza ziti se kutubona washyize kira kintu hari akavuga ati narabyibagiwe na nibiki, ibi ngi ntago byemewe mu gihugu. Ubwo ko ngako nizere ko mukumvisha. Hari abantu usanga ugasanga wenda nk'uruganda rwa United Gin rwigeze kwamamaza ziranzoga hanyuma bamaje kuzamamaza wenda batanga imipira, ugasanga umuntu wamuhaye umupira wanditseho United Gin uriho nari amavide ya United Gin, hanyuma rero ubundi akirirwa wambaye ahantu hose. Ubwo rino tangazo nimba waryumvishije ukabirengaho nakazi kawe, nuramuka ufashwe wambaye uwo mwenda ushushanyijeho iryo cupa uzaba urimo kwamamaza izo nzoga baciye, uzagira gute uzabihanirwa. Nizere ko ako ngako kumvikanye. Ikindi bavuze yuko utazabyubahiriza, utazagendera kuri aya mategeko, utazagendera kuri aya mabwiriza azagira gute azabihanirwa, bazashyiraho izindi mbaraga. Izo wa guverinoma nyakubahwa Uwera Jean Maurice nawe abigarukaho avuga ati cyane birababaje kubona muri iyi minsi mbere yuko zino nzoga bazica wasangaga nibura mu rubyiruko 10 harimo umwe wasanyutse, ugasanga wenda nk'umuntu wari uzi nk'umusore mwiza w'ibigango ufite ubuzima mwazahura wenda nko muri 28 iwano ugasanga yarasanyutse yabaye nabi. Ubwo nivuga gusanyuka nyine wumve gushira kubira ziriya nzoga ugasanga amize nabi. So rero agira inama urubyiruko avuga ati bingi ntago byemeye mugomba kubihagarika. Mu gitondo hari umuntu wanyandikiye arambwira ati nyamara nubwo arimo guca zino nzoga ariko murebe kano kantu ngo arabacuruzi bashaka ko baravumbuye ko zino nzoga barimo kuzica, hanyuma ubundi bagatafata amakarito ya ziriya nzoga bagatangira kuyakura mu boutiques cyangwa se mu tubari cyangwa se mu mabare runaka, hanyuma bagahita bagimurira ahandi hantu, ubwo ndavuga wenda nko mu mazu y'abaturage cyangwa se n'ahandi hantu bakabikamo. Muri kino gihe rero bakiye zino nzoga bakaba no kugenda bayagurisha bwihishwa, bacuruza bwihishwa. Ubwo aho waba uri hose birakureba, baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwishe ntaririrwa. Ubwo ntekereza ko mu gihe bagufashe uramutse wenda warayishe zino nzoga mu gihe bari barimo kuzica bazikura mu gihugu, kuko ntabwo wambwira ngo igihugu cyose kiri mu gikorwa kimwe cyo guhashya cyo gukora umukwabu kugira ngo barebe ko zino nzoga zica abaturage zashira mu gihugu, hanyuma ugasanga weho mu mukwabu urimo kuzihugikana uzishyira mu ngo z'abaturage ukagizigurisha gake ngo hari abantu batinye ko zino nzoga bazimena. Ndabizi ko ari igihombo ku bacuruzi, ndabizi ko ari igihombo ku bashoramari, ndabizi ko ari igihombo ku bantu benshi bari barashoye, kuko wasangaga ari nk'umuntu ufite akabari kagizwe wenda na zino nzoga za United Gin, wasangaga ari umuntu rwose ufite akabari gapanzemo ibyuma gusa ari izo nzoga zirimo. Kugeza amagihe ngaha rero zino nzoga nimba baje bakazimenagura byumvikane wahombye, ariko no kuvuga ngo iyo ibintu byaje urabyakira, hari ababyungukiramo hari n'ababihomberamo, ariko nekereza ko ahangaha nta gihombo kirimo, kwa ko nimba wowe ushobora guhomba nka miliyoni 6 ariko tugakiza abaturage wenda nk'igihumbi, ibyo ngibyo urumva ni ibintu byiza cyane. Ubwo rero nimba nawe urimo abantu barimo kuzisha bakazishyira mu ngo z'abaturage cyangwa se bakazipushika bakajya bazigurisha gake nufatwa uragowe, itegeko ryasohotse, bari mu mukwabo umwe ugomba kubahiriza amategeko hanyuma ukagendana n'abandi muri kino gikorwa cyo kumena ndetse no guhashya zino nzoga z'inkorano. Mu gitondo n'umuntu wandiye akara arambwira ati mucunge neza mu ngo z'abaturage, hari abacuruzi barimo kugenda bakazikura bacururiza, kuko wenda babazi neza ko wenda leta igomba gutezaho ikaza ikacekinga kareba mu kabari cyangwa se mu iduka rye yasangamo izo nzoga igahita ijya kuzimena, we agahita azikuramo ubundi agahita ajya kuzipushika ahandi akajya azigurisha gake.
ibyo ngibyo birakura. Mu minsi yashize mwumvishe yuko batanze itangazo umuntu uzakora ubukwe atabimenyesheje agafata zino nzoga z'inkorano akazenga cyangwa se akaba atatse uruhushya rw'ibyo agomba kwenga kugira ngo bashe kurana niba byujuje ubuziranenge, maze ugasanga uyu muntu atumiye abantu mu bukwe bwe, baraje baranyweye, hagize abantu bagira gute barwariramo cyangwa se hagize abantu bitaba Imana nkuko mwabyumvishe mu minsi yashize. Bavuze ko uyu muntu agomba kubyirengera, bisobanuye ko bari abantu bose bari mu bukwe bwawe baba bari ku mutwe wawe. Umuntu agira ikibazo mu bukwe bwawe, yarwara mu nda, yarwara umutwe, yapfa, yagira gute, ibyo byose biba bikureba, ugomba kugira gute kubyirengera. Ndetse mwumvishe ko hari n'ihazabu bashyizeho, nubwo ntibuka umubare wayo, hari hazabu bashyizeho bavuga yuko umuntu wese urenze kuri aya mabwiriza n'amategeko agomba kugira gute, agomba kubihanirwa, ndetse agatanga n'ihazabu y'amafaranga runaka. Ngaye ngukuro mu gihugu birabujijwe kwamamaza zino nzoga baciye, ubwo abantu bose bamazaga zino nzoga haba ku ma YouTube, haba nyine ku mbuga nkoranyambaga zose, abantu wasangaga bacicikanye barimo kwamamaza zino nzoga byahagaritswe. Ufatwa arimo aramamaza zino nzoga arafite ibibazo bikomeye cyane. Ufatwa arimo aramamaza bino byuma baciye araza kuza kubyirengera. Ku ma YouTube genda mbona hari abantu benshi bakunda kwamamaza, ariko muntu wanjye ngiye nkugira inama, banza uceking urebe neza nimba inzoga urimo kwamamaza mu by'ukuri itari mu nzoga baciye, kuko hari abantu babona bari mu kwabo bo kumena amayoga bagira guti, aho ugasanga ntabwo umuntu yabanje ngo arebe se zino nzoga barimo kumena ni bwoko ki, ugasanga worenzeho ugiye kwamamaza inzoga kandi inzoga urimo kwamamaza ni inzoga baciye. Ibyo birakureba guhera none anga stop, ntabwo yemereye kwamamaza inzoga bagize gute baciye. Mbere y'uko kwamamaza banza ukore check urebe niba mu by'ukuri inzoga urimo kwamamaza ikigize gute icyemewe. Ngayo nguko rero kura subscribe nimba rugamije kuri sheni, nyinacyari mwe Nyabaro Obedi kama kawaida, no gambere ngize kuri kamera ntago abantu benshi bamenyereye. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Obi time.